Let me tell you something important. Ati burya reka nkubwira ikintu cy'ingenzi rero. Not everyone is going to be proud of you. Ati ntago ari buri umwe wese uzakwishimira cyangwa ngo yumva atewe ishema nawe. Oya. Truth is, ukuri nuko some people are just surprised that you keep making things happen. Abantu burya baratungurwa iyo babonye ukuntu wikorera utuntu twawe, ukuntu byose ubishyira ku murongo. They see your progress. Bareba ukuntu utera imbere, your consistency. Uhozaho udacika intege. And they don't understand how you do it. Ibyo rero birabacanga bakayoberwa uko bikora n'uburyo bigenzamo. They expected you to fail, to give up, but you didn't. Icyo bari biteze nuko watsindwa ndetse ukava ku bintu, ariko ibyo ntibyabaye. And guess what? Uzi icyo bivuze? That's the power of determination. Izo nizo mbaraga zawe rero, nibwo buhangange bwawe. Urarenze ndetse nta gusanzwe. You don't need their applause. You don't need their approval. Gukora ikintu ntago bukeneye ngo babanze bagushime cyangwa se ngo baguhe uburenganzira. Oya. What you need is belief in yourself. That burning desire to keep pushing even when no one else believes in you. Icyo ubukeneye ni ukwiyizera wowe ubwawe, nibyo biguha imbaraga zo gukomeza ujya mbere. Niyo kandi yaba nta numwe ukwizereramo, wowe ubwawe ukiyizera ko ubishoboye. Because success isn't about making everyone proud. It's about proving to yourself that you have the strength, the courage, and the drive to keep going, no matter what. Kuko ngo buri intsinzi ntago ari ugushimisha buri umwe. Oya. Ahubwo buriya ngo ni ukwigaragariza yuko ufite imbaraga, umurava ndetse no kuguma ushikamye icyo byasaba cyose. Let their doubt push you further. Bareke rero bihorere bagume mu rujijo rwabo, wowe komeza ujye mbere. Let their surprise remind you that you are capable of more than they could ever imagine. Reka gutungurwa kwabo bikwereke uburyo urenzemo mu buryo batigeze bamenyana mbere hose. The only person you need to impress is the one staring back at you in the mirror. Kuko ngo buriya umuntu ukeneye gushimisha ni umwe gusa, nuriya ureba muri miruwari yawe. Iyo urebye umuntu ubonamo niwe ukeneye gushimisha, nta wundi, kandi uwo muntu niwe wowe. So keep going. Keep pushing and keep making things happen. You're unstoppable. Nta gucika intege rero, komeza urugendo, komeza uhatane, kandi nukomeza gutya nta uzaguhagarika. Burya mu buzima bwacu iyo tugendeye ngo turakora ikintu ari uko hari umuntu utureba, ari uko hari abantu badushima, burya uba wakishe. Hari abantu ahabwa motivation ngo nuko ibintu ari gukora, hari umushinga yeretse abantu cyangwa se ibintu akaba yarabanje kubyereka abantu ngo buri ntambwe yose ageraho bajye bakoma amashyi bamwaporodise. Nuzaba ugeze kuri urwo rwego menya ngo urimo urajya hasi, kubera ko buriya muri bariya abantu bose baba badukomera amashyi hari nk'ikintu twagezeho cyangwa se hari nk'ibintu turi kubabwira bagakoma amashyi, ntago ariko bose baba batwishimiye, baba bafite akamwenyu ku maso. Ariko burya iyo ugiye hasi ntago akamwenyu kaza ku maso, ahubwo noneho kaza ku mutima. Ndetse buriya banavuga ko bariya abantu baba bagukikije umunsi ku munsi ubona museka mwishimye, abenshi muri bo baba bategereje mu ibanga rikomeye cyane umunsi uzajya hasi, akaba aribwo noneho baguseka beruye. Icyo tuba tugomba gukora mu buzima ni ukwigira ku makosa twagiye dukora ahashize, hanyuma noneho tugakosora ibintu. Mbabwira nti mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu ari nayo yanyu, dukomeze tujye twungurana ibitekerezo buri munsi. Reka mbifurize ishya n'ihirwe mu buzima bwacu, mu mirimo yacu ya buri munsi, kandi Imana ijye bagenda imbere mu byo mukora byose. Ciao, bye bye.